Dutangiranye n'umuzamu wari urimo wirukanka cyane mu ishyamba, inyuma ye hari umugabo wari ufite ikibando, ikigaragara cyo nuko arimo amwirukankana. Umudamu yakomeje kwirukanka cyane, ako kamanya hahise haza marayika, disi marayika aza gutabara uyu mudamu. Marayika yaraje akoresha imbaraga ze ahita ahobera no mudamu, akimara kumuhobera umudamu ahita abura. Marayika araza ahita akoresha imbaraga ze azikubitisha wa mugabo wari urimo wirukanka nyuma y'umukobwa, ahita yitura hasi. Marayika nawe muri ako kamanya yahise yongera acaho, umugabo biramuyobera, yibaza ikintu kimutuye hasi, biramuyobera. Araje aravuga ati ariko uko byamera kose n'ubundi ntago ari buncike. Umugabo yarebye hirya areba hino, arongera arahaguruka, ariko byari bimuyobeye. Yakomeje gushakisha umukobwa, akomeza kwirukanka cyane ashakisha wa mudamu. Ako kamanya marayika yahise agarura wa mwana w'umudamu w'umukobwa, arangije umukobwa nawe biramuyobera ukuntu byari bigenze, akomeza kuvuga ati ese bigenze gute, ngeze hano gute? Umudamu nawe yahise ubura uko abigenza, akomeza guhita ahura na wa mugabo. Muri ako kamwanya yahise ahura nawe, umugabo aravuga ati dore nguriya n'ubundi ndamubonye, ati uko byamera kose ndahita nongera mwirukankeho. Umudamu yahise atangira arakomeza arirukanka cyane, umugabo nawe aravuga ati nakubonye n'ubundi naho uri buncikire, ndakomeza mwirukankeho. Yakomeje kumwirukankaho. Muri ako kamwanya hari ahantu hari imodoka, niho twahise tugera. Uyu mudamu yahise aza arakomanga cyane, abura umukingurira. Ako kamwanya reka turebe uko byaje kugenda. Yinjiye muri ya modoka, ako kamwanya arongera arakinga. Disi yicaramo afite ubwoba bwinshi cyane, ubona ko disi byanamurenze, yabuze uko bigenza. Yahise aryama mu modoka ngo umugabo ataza kumubona. Umugabo nawe yakomeje kuza abura aho umudamu agiye, akomeza kwitotomba cyane, aravuga ati ariko nawe muri ubusa uncikiye hano nta handi hantu ugiye. Umugabo yakomeje gukata inyuma y'imodoka, areba munsi y'imodoka ngo arebe ko ariho yaba ari, aramubura. Ariko aravuga ati n'ubundi ndagutegereza nta hantu uri buze kuncikira. Yakomeje gukata inyuma y'imodoka ndetse anakomeza gucekinga ku modoka ngo arebe ko ari uwo mudamu yaba ari, ariko mu by'ukuri yakomeje gukata cyane avuga ati n'ubundi ndaza kukubona ye. Yakomeje kuza kuri rwa rugi, ararukurura cyane, ararukurura n'imbaraga nyinshi cyane. Ako kamanya marayika yahise aza ashyiramo imbaraga muri rwa rugi, wa mudamu wari urimo ahita amuhindura umugabo. Ndagira ngo witegereze neza utaza kugira ikintu cikwa. Hahise hasohokamo wa mudamu yabaye umugabo. Ndagira ngo wibuke neza ko ibi bikozwe na marayika. Arangije aramubaza ati ese bigenze bite? Ati nta mukobwa unyuze ahangaha, nta mudamu uciye ahangaha. Araza aramufata asanga ya myenda yari yambaye niyo, ariko arebye abona yabaye umugabo. Ibi ni ibintu bitunguranye cyane byakomeje gucanga abantu benshi. Arangije aramubwira ati nkirekuza, njye urabona ndi umudamu urimo ushaka, njye urabona ndi umukobwa urimo wirukanka aho ushaka? Ati ndakwiyamye. Yakomeje kumufata, arangije aramwirekuza ati wimfata, uri gutinyuka kumfata mu buhe buryo? Ako kamwanya umugabo nawe yitekerezaho, wa mukobwa yitekerezaho uburyo ahindutse umugabo, nawe biramuyobera. Ako kamwanya umugabo byamwanze mu nda, arangije agiye kumukubita. Ako kamwanya aramubwira ati ariko ikintu uri kunshakaho ni igiki kiri gutuma utama amahoro? Njye urabona ndi urimo gushaka cyangwa ahubwo urashaka amahane? Yakomeje kumusobanura aramubwira ati njye uri gushaka, urabona njye ndi igitsina gore cyangwa njye ndi umugabo? Umugabo yafashe inzira arigendera, akomeza kwirukanka cyane avuga ati n'ubundi ayubusa nzamubona, uwo muntu nashatse nabuze nzamubona. Ako kamwanya umugabo rero mudamu marayika yari yamuhinduye umugabo, aravuga ati ariko se ibi byo ni ibiki bimbayeho? Ako kamwanya rero ndagira ngo witegereze neza, yasubiye muri ya modoka, wa mudamu akomeza kwihisha. Ako kamwanya marayika yahise agaruka aravuga ati ni njyewe wari ubikoze kugira ngo ngutabare, ati ariko n'ubundi uko byamera kose uraza kongera. Yayikoresheje imbaraga ze, wa mugabo yari yahinduye, wa mudamu yari yahinduye umugabo, ahita yongera amuhindura umudamu, arangije arigendera. Ngo uwo mudamu yahise asohoka muri ya modoka, yongeye yabaye umudamu n'imyenda yari yambaye, aratungurwa cyane nawe agwa mu kantu. Marayika yahise agaruka, umudamu agikebuka arikanga, aravuga ati ibi ni ibiki unkoreye? Aramubwira ati ni njyewe uri kugutabara, ni njye wari uguhinduye kuriya kugira ngo nkunde ngutabare, bataza kuba baguhitana cyangwa se uriya mugabo wagushakaga ataza kuba yakubona. Ndagira ngo uze gukanda subscribe we twatangiranye kuri iyi nkuru, kandi uze no kumenya inyunganizi cyangwa se igitekerezo. Njye twari turi kubana, nitwa Nganzo TV Show, utazacikwa n'ibindi biganiro by'ubutangenda nkugezaho. Ako kamwanya marayika yamugiriye inama, akomeza kumubwira ati ushaka ukuntu uhunga wigendere uve hano, nanjye ibindi nzajya mbyikorera. Umudamu nawe yafashe inzira, disi akomeza kwirukanka arigendera. Yo ubona ko disi marayika yaramutabaye. Marayika nawe yahise acaho, wa mugabo nawe yaje ahangaha mu ishyamba, atararuhuka akihagera, yaraje akomeza guhagarara avuga ati n'ubundi bimbayeho, n'ubundi byanga byakunda uriya mudamu nzamubona. Yaraje ahagarara ahangaha disi. Ako kamwanya hari marayika yaje yihinduye, ahita akanga wa mugabo akoresheje imbaraga zidasanzwe, araza agira ngo nawe amukange. Ya marayika disi yaraje yihinduye ikindi kintu kidasanzwe, araza ahita yora wa mugabo. Ngira ngo n'agasobanuye nuko kagenzi, utazacikwa n'agasobanuye ku butanda. Bashimiye.